wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Yuko igihe gisohoye kugira ngo Uwiteka agire icyo akora. Haleluya, amina. Ntabwo turi bujye kure y'iyo nsanganyamatsiko. Harageze kuhoraho agira icyo akora. Mbere yuko dukomeza ikigwa cyacu, reka nongere nicishe bugufi imbere y'Imana maze nsenge dukomeze ikigwa. Dusenge Imana. Amina. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Tugushimiye ko nanone uduhaye andi mahirwe yo guhagarara imbere yawe tuje kumva ijambo ryawe. Gushimiye abahungu bawe n'abakobwa bawe bateraniye muri iki kibanza, kandi wahaye amatwi bakaba bateze amatwi ngo bumvire ijambo. Uhabwe icyubahiro Data. Amina. Nyamara ubwenge bwacu bwarasigingiye cyane, icyaha cyaratwangije ku rugero rwo hejuru. Nuko rero turasabye kugira ngo Mwemu Yera ubasha kudutahuza aya magambo abane natwe. Amina. Abane nanjye ugiye kuvuga, kugira ngo ne kuvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe, kandi abane n'ugiye kumva kugira ngo yumvire ku murongo wifuza kuyumviraho, maze ngo tuze gutaha dutanga ijambo ryawe, turusheho kwishimira ineza utugirira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Harageze kuhoraho agira icyo akora. Ejo twaganiriye ibyo twamenye, aho twamenyera ayo makuru y'icyo Uwiteka agiye gukora. Twasanze ari mu byanditswe byera muri Bibiliya, ko ariho twavana amakuru y'icyo uhoraho agiye gukora. Haleluya, amina. Nirigiye yuko mwatahuye ikigwa cy'ejo, agaciro k'ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ringana n'uwaryandikishije. Mbese mwari mubizi ko na Yesu yitwa Jambo? Igihe turi muri iri jambo tuzariburiramo na Yesu. Mana ishimwe cyane. Amina. Iri jambo rero ndagira ngo noneho turirambure, kandi turambure urupapuro rwa mbere, nirwo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Reka tutekereze. Haleluya. Reka twiyumvire ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya, Itanguriro igice cya mbere. Haleluya. Itanguriro igice cya mbere hambwira ngo mbere na mbere Imana. Haleluya. Amina. Mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana mu mibereho yanjye. Mbere na mbere Imana mu mibereho yawe. Mbere na mbere Imana mu byo ukora byose. Iryo ni ryo tangazo mbafitiye muri uyu mugoroba, kandi turaza kubona impamvu mbere na mbere hakwiriye kuba Imana. Haleluya. Amina. Ijambo ritangira Bibiliya riravuga ngo mbere na mbere Imana. Mbese Imana yabaye nyambere mu mibereho yawe? Mbese Imana wayikomejeho? Mbere na mbere Imana. Twabonye ko iki gitabo cya Bibiliya ari kataloge, ari igitabo cyatubwira uko umuntu akwiriye kubaho n'imigendekere n'uburyo imibereho yikwiriye kumera. Imibereho y'umuntu rero, nkisoma ijambo rya mbere ryo muri Bibiliya, ikwiye kuba ishingiye ku kuba Imana ari nyambere mu mibereho ye. Haleluya. Amina. Mbere na mbere Imana. Amagambo akurikiraho atubwira iby'Imana yakoze, araduhishurira iby'iyo Mana. Mbese Imana ninde? Ya yindi igiye gukora ibintu bidasanzwe. Igihe cyo gukora kuhoraho kirashyitse. Mbese uhoraho ameze ate? Uhoraho ninde? Akwiye kuba nyambere mu mibereho yacu. None biragenda bite? Biramera bite? Turamusobanukirwa dute? Ninde? Iki gitabo kitangura igice cya mbere kitaduha amakuru yerekeranye n'Imana. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa. Yariho ubusabusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Haleluya. Amina. Imana ibona umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro.
buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Burya Imana niyo yaremye ibyo tubona, kandi ikintu cya mbere yahereyeho nuko yabanje kurema umucyo, maze ku munsi wa kabiri iravuga ngo habeho isanzure rigabanya amazi yo hejuru n'amazi yo hasi, maze hejuru hitwa ijuru. Haleluya. Buragoroba buracya, wari umunsi wa kabiri. Kandi Imana yavuga iti amazi yo hasi rero noneho nateranire hamwe, biba bityo, maze ahumutse haraboneka, n'ahandi hari amazi haraboneka. Hamwe hitwa ikiyaga cyangwa se inyanja, ahandi hitwa ivu cyangwa se ubutaka, kugira ngo abantu bajye babuhinga. Haleluya. Amina. Uwo wari umunsi wa gatatu. Nyamara umunsi wa gatatu utararangira, Imana yongera gutanga itegeko iti ubutaka nibumeze ubwatsi. Haleluya. Amina. Bumeze ibyaremwe tubonesha amaso. Ibi biti byaremwe ku munsi wa gatatu, ibi bitoki mwahinze, bya biharage, gaburo, byose byaremwe ku munsi wa gatatu. Haleluya. Amina. Imana yabanje gutunganiriza umuntu kugira ngo umuntu uzaza abashe kuba afite ibimukwiriye byose. Ku munsi wa gatatu rero Imana yabanje gutandukanya amazi ayashyira ukwayo, n'ivu rishyira ukwaryo, kugira ngo ahumutse haboneke n'ibiyaga biboneke. Maze kuri uwo munsi hahandi humutse ihameza ibyatsi, ihameza ibiti, ihameza ivyamwa bitandukanye byo gutunga umuntu. Haleluya. Umuntu ariko ntabwo araza, yabanje gutegurirwa byose. Uwo rero ni umunsi wa gatatu. Ku munsi wa kane Imana iravuga iti mwisanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mwisanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, maze biba bityo. Haleluya. Amina. Umunsi wa kane Imana irema ririya zuba riri kurenga, kandi irema ukwezi, kandi irema inyenyeri. Haleluya. Amina. Kugira ngo habeho gutandukanya amezi, habeho gutandukanya iminsi, habeho gutandukanya imyaka, kandi tujye tumenya ngo iki ni igihe cy'izuba, iki ni igihe cy'imvura, nubwo imvura yari itaraza nayo. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Imana yavuga iti ya mazi, twamaze kubona ko ubutaka ku munsi wa gatatu Imana yabwujuje ibyaremwe, yabwujuje ibimera. None se ahandi hateraniye amazi irahagenza gute? Ku munsi wa gatanu Imana yavuga iti ya mazi yuzure ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu kirere mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini cyane byo mu nyanja, byo mu kiyaga, n'ibintu byose byingenza bifite ubugingo byuzura mu mazi. Haleluya. Kandi irema n'inyoni zuzura mu kirere. Uwo wari umunsi wa gatanu. Ku munsi wa gatandatu Imana yavuga iti rero bya bimera biri ku isi byuzuremo amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu ishyamba nk'uko amoko yazo ari, maze biba bityo. Haleluya. Za nka, ihene, intama byaremwe ku munsi wa gatandatu. Ariko kandi ntabwo byarangiriye aho gusa, ahubwo umurongo wa 26 umuce w'umurongo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Haleluya. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Mu rukundo rw'Imana, Imana ibanje gutunganya ibyo ku isi byose, ibanje kurema umucyo kugira ngo umuntu azaze habona. Imaze kumuremera ibizamutunga, ibanje kumuremera inyoni zo kumunezeza, inyamaswa zo kwishimira. Maze igihe kigeze kwerezo ry'ibindi byaremwe byose, Imana irema umuntu, kandi irema umuntu afite ishusho yayo. Haleluya. Iravuga iti turema umuntu agira ishusho yacu, kandi afite ishusho yayo, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Haleluya. Tumaze kubwirwa iby'ubukwe bwa mbere, mwigisha yatwigishije icyigisho gikomeye cyane cy'ubukwe bwa mbere, yuko Imana yaremye Adamu na Eva kandi bakundana, ibagira umuntu umwe. Abo bantu rero baremwe mu ishusho y'Imana, basaga n'Imana. Mbega urukundo!
mbega ineza, mbega ukuntu Imana ikunda abantu yaremye, mbega ukuntu yabanje kubarema basa nayo. Murongo wa 28, Imana ibaha umugisha. Imana yababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware. Haleluya. Imana ibaha ubutware, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha kororoka kubw'urukundo rwayo. Murongo wa 29, kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibyo kurya. Haleluya. Imana yita ku nda z'abantu bayo, maze iravuga iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto cyangwa se byera ibyamwa biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite ibyamwa zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Haleluya. Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ibyo kurya, kandi ibyo kurya yamuhaye ni bya bindi byaremwe ku munsi wa gatatu, bya bindi bikomoka ku butaka. Icyigisho cy'ibyo kurya ahari tuzakiganira ku wundi munsi, ariko umuntu wavuye mu biganza by'Imana, wa muntu Imana yaremye asa nayo, yaryaga ibikomoka mu butaka. Imana ishimwe. Uyu muntu rero asa n'Imana. Uyu muntu Imana yaramukunze cyane, imurema asa nayo. Imana yaremye umuntu wera rwose, kandi yari afite amahoro n'umudendezo igihe yaremwaga. Isi nziza nayo ubwo yavaga mu maboko y'umuremyi, nta kizinga cyo kononekara yari ifite, nta n'igicucu cy'umuvumo cyayirangwagaho, ahubwo ibyo byazanywe no kwica amategeko y'Imana. Nk'uko tubona ko Uwiteka hari ikindi kintu agiye gukora, kuko abantu banyuranyije n'ibyagezwe by'Imana. Nyamara reka mbabwire inkuru nziza, urukundo rw'Imana turacyarubona. Haleluya. Turakigaragaza mu mibereho yacu, nubwo n'ibyaremwe byamaze guta akaranga kabyo, ariko iyo tubyitegereje tubona urukundo rw'Imana. Mbese mujya murya umuhwi mukumva ukuntu uryoha? Jyewe nkunda umuhwi cyane, iyo nkuriye nkawunyunguta numva urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyo ndiyironje nkarirya numva urukundo rw'Imana. Yaka kazuba gasusurutse hari hakanye kwa kundi hano hakanya, numva nezerewe kubera urukundo rw'Imana. Haleluya. Ndabingingira kugira ngo mwumve urukundo rw'Imana mu byaremwe. Kandi nanone iyo ngiye kwireba ndatangara cyane ukuntu Imana yandemye. Haleluya. Iyo amaso yanjye abitegereje abasha kubatandukanya, nkamenya yuko uriya ari umwana mutoya, kandi nkamenya ko uriya ari umusore, nkamenya ko uriya ari umutama. Haleluya. Iyo nitegereje mbona uriya ari Celeste, nkabona uriya ari Ezekiel. Haleluya. Amaso yanjye aritegereza, nubwo dutandukana igihe kimwe, ariko iyo ngarutse ndabibuka. Ibyo ni ibitangaza by'Imana. Mbese ujya witekerezaho, urebe urukundo Imana yagukunze, urebe ukuntu uteye ubwoba, urebe ukuntu Imana yakuremye mu ishusho yayo, urebe ukuntu Imana yakugize udasanzwe. Hari igihe ntekereza iby'ururimi mfite mu kanwa, nabyo bikantangaza cyane. Ururimi mfite mu kanwa narwo rujya runtangaza. Ntabwo bisaba yuko habona ngo menye ko ndi kurya igitoki. Oya. Naho haba hatabona, iyo nyishyize mu kanwa menya ko ari igitoki. Haleluya. Iyo nshyize umuhwi mu kanwa menya ko ari ka kandi gatoya, ntabwo nzi uko mukita mu Kirundi, cyangwa se nkamenya ko ari wa wundi munini. Ntabwo bisaba yuko habona. Isukari yo mu muhwi mbasha kwitandukanya n'isukari y'inanasi. Mbega urukundo. Mbese namwe niko bimeze? Yo muri isi inanasi mumenya yuko ari inanasi, bibasaba yuko habona se? Oya, ntabwo bisaba yuko habona, ahubwo biri mu bushobozi Imana yaremanye umuntu mu buryo butangaje cyane, yuko isukari yo mu nanasi itandukana n'isukari yo mu muhwi, kandi gatandukana n'isukari yo mu mwumbati. Haleluya. N'isukari yo mu kijumbu. Mbega ukuntu bitangaje cyane. Ngewe nitekerejeho numva bitangaje, numva Imana ari urukundo cyane, numva bindenga. Nshuti zanjye, bantu b'Imana, reka twishimire urukundo Imana yadukunze, uburyo yaturemye, katurema mu ishusho yayo. Nubwo twangiritse turacyabona ubwiza bw'Imana. Haleluya.
turacyafite akaranga k'Imana. Umuntu umwe yagereranije agaciro dufite imbere y'Imana n'igiceri. Igiceri murakizi, amafaranga. Igiceri, buriya rero igiceri gishobora kugwa mu ivu, gishobora kugwa mu munyota, ndetse kigahura n'umuriro kigata akaranga kacyo, ariko nitukivanamo kizaba kikiri igiceri? Yego, kizaba kikiri igiceri kandi gifite agaciro. Ko niko dufite agaciro mu maso y'Imana. Nyamara ibirenze ibyo, reka tujye mu byanditswe byera, twongere dusome urukundo rutangaje rw'Imana, urukundo rwagaragariye mu mwana wayo Yesu Kristo. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14. Iri ni isomo nshaka yuko mufata mu mutwe, kandi ahari mwe mwamaze kurifata mu mutwe byaba ari byiza cyane. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya! Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwana wayo umwe rukumbi, kugira ngo umwizera adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Umuntu yaje gutandukana n'Imana, tuzabiganiraho ejo. Atandukana n'umuremyi we, ya shusho yahoranye iratakara, tuzabisuzuma. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana yavuga ngo ngiye gutanga umwana wanjye kugira ngo nongere kwiyunga n'uyu muntu. Ntabwo ibitekerezo byacu bibishyikira, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ariyo nkuru ihatse izindi tubazanira. Niyo nkuru dushaka kubabwira, yuko Imana ishaka kongera kwiyunga n'umunyabyaha, wa wundi watandukanye nayo. Icyo ni cyo ushaka kubanza gukora, kugira ngo cya gikorwa nyezina cyo kutuvana mu isi y'akababaro, cyo kutuvana mu isi yangijwe n'icyaha, kibashe gukoreka. Kizakoreka ari uko imaze kutwunga, ari uko tumaze kungwa nayo, biciye mu gikorwa gitangaje cyane cyakozwe na Yesu Kristo i Karuvari. Urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje ibindi byose, rugaragarira mu cyo Kristo yakoreye i Karuvari adupfira. Imana yaradukunze cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Uyu mwana w'Imana Yesu Kristo yazanywe mu isi no kwerekana Data wa twese. Ijambo ry'Imana yatubwiye yuko kwerekera kose ntabwo ari yageze haboneka ubona Imana, ariko umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Haleluya! Yaje mu isi atwereka imico y'Imana, yaje agirira abantu neza, yaje yifuza yuko abantu iminimo yabo ihinduka umunezero, akagenda akiza ahantu hose. Haleluya! Ababwira inkuru nziza y'agakiza, kandi abaremerejwe n'ibibazo bitandukanye akabaruhura. Niyo mpamvu yavuze muri Matayo 10 umurongo wa 28 ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Haleluya! Urukundo rw'Imana, urukundo rudasanzwe, urukundo rwagaragariye mu kuremwa. Haleluya! Kandi rukongera kugaragarira mu gucungurwa igihe twari tumaze gutandukana n'Imana. Hari uwifuje kumenya Imana. Mose yigeze kwifuza kumenya Imana, ndavuga ati, Data ndashaka kumenya, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya! Mu Kuva igice cya 33, Kuvayo igice cya 33, ndasoma umurongo wa 18. Kuvayo 33 murongo wa 18. Nuko Mose abwira Uhoraho ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uhoraho aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. Haleluya! Kandi nzagirira ubuntu uwo nzababarira. Kandi ati, ntabwo wareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso
ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kukunyuraho, maze ngutwikurure ikiganza cyanjye urebe mu mugongo wanjye, ariko mu maso wanjye ho ntabwo wahareba. Mose yifuje kureba Imana, ariko Imana iramubwira iti rero kubera yuko ugifite akaranga k'icyaha ntabwo wandeba ngo ubeho, ariko hari ukuntu nzakwimenyekanisha. Haleluya! Nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Mbese mwabonye kugira neza kw'Imana mu mibereho yanyu? Njyewe nabonye kugira neza kw'Imana mu mibereho yanjye. Nari ndwaye, Imana irankiza. Haleluya! Nari mfite ibibazo, Imana ibinkuramo. Kenshi nashatse Imana ndayitabaza igihe nari nsumbirijwe, maze iransubiza. Haleluya! Nabonye ineza yayo. Nuko rero Mose yifuje kureba Imana, Imana yamubwira iti nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Haleluya! Ndakwifuriza mu izina rya Yesu ngo Uhoraho anyuze kugira neza kwe imbere yawe, ubashe kubona ineza yakugiriye cya gihe wari uri mu makuba, cya gihe wari usumbirijwe, cya gihe wasengaga maze igasubiza amasengesho yawe, maze urusheho kuyiringira, maze urusheho kuyikunda, maze urusheho kunezezwa n'iyo Mana. Haleluya! n'urwo rukundo rwayo. Nshuti zanjye, buriya impamvu duhangayika, impamvu tubura amahoro, impamvu tumeze uko tumeze, ni ukubera yuko tutamenye Imana. Yohana 17 twaraye dusomye mu murongo wa 17 utubwira ngo data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ariko umurongo wa 3 nawo uzawusome. Yesu arasenga ati ubu nibwo bugingo buhoraho, uko bakumenya data. Haleluya! Ubugingo buhoraho nuko bamenya Imana. Ubugingo buhoraho nuko kumenya Imana yuko ifite kugira neza, nuko ari urukundo. Haleluya! Kandi ushatse wabibona, ushatse wabyitegereza aho ugenda, ushatse wakwitegereza bino bitare, ushatse wakwitegereza ino misozi, ukareba bino biti byiza, ukareba inyoni zitubyutsa mu gitondo, ukareba akazuba katuvira, ukareba bya bihingwa ushyira mu butaka bikazera. Haleluya! kugira ngo tubone ibyo kurya. Ibyo byose byakubwira urukundo rw'Imana. Ushatse wareba ya masengesho Imana yasubije wifuzaga yuko asubizwa, ibyo byose byakubwira urukundo rw'Imana. Maze igice cya 34 murongo wa 5, Uwiteka amanyurukira muri cya gicu, ahagararana nawe, yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uhoraho anyura imbere ye arivuga ati, nimwumve ikivugo cy'Imana. Nshuti zanjye, haleluya! Nimwumve ikivugo cy'Imana. Kuvayo 34 murongo wa 6, Uhoraho, Uhoraho, Imana y'ibambe n'imbabazi, Imana itinda kurakara, Imana ifite kugira neza kwinshi, Imana ifite umurava mwinshi, Imana igumanira abantu imbabazi. Haleluya! ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro ndetse n'ibyaha. Haleluya! Mbega Imana nziza, Imana y'ibambe n'imbabazi, Imana itinda kurakara. Kwa kugabitanya kwacu, kwa kundi twisha amategeko yayo, kwa kundi twahinyuye ibyagezwe byayo tukabihindura ubusa, ariko ikakomeza kutwihanganira, igakomeza kutugirira imbabazi, tukamara imyaka 10, tukamara imyaka 20, tukamara imyaka 30, tukamara imyaka 40 tuyigomekaho, ariko ikakomeza kutugirira neza. Twashyira mu kanwa ibyo kurya tukumva biraryoshye, twaryama tugasinzira ibitotsi byiza, twabyuka bikemera, twahinga tukeza. Mbega Imana y'ibambe n'imbabazi, mbega ukuntu ifite kugira neza kwinshi. Icyo nicyo kivugo cyayo. Haleluya! iyo niyo Mana tuje kubabwira uko niko iteye. Ntabwo ari Imana y'ingome. Abantu bayumvise nabi, abanyamadini bamwe bayigishije nabi, maze umuntu yapfusha bati nyine Imana yisubije ibyayo, yamukunze kuturusha. Ibyo ni ibyigisho by'abantu, ntabwo ari ibyigisho bya Bibiliya. Mwabyumvise yemwe? Ntabwo Imana ari ingome. Imana ni urukundo, irashaka gukiza.
ntabwo Imana ari umwicanyi, ahubwo Imana irakiza. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka ko murwara, ahubwo irashaka kubakiza, irashaka kubaha umuti. Impamvu zabyo ni uko twatandukanye nayo, twivanye mu burinzi bwayo, maze tugerwaho n'ingaruka z'icyaha. Ariko ibibi byose Satani yabigeretse ku Mana. Urupfu ruraza ngo ni Imana, indwara ziraza ngo ni Imana, mubyeyi arabyara umwana wamugaye udafite ingingo zikora neza ngo ni Imana yabikoze, ngo Imana yanyikoreje umusaraba. Oya, Imana ni urukundo. Haleluya. Ibyo bindi ni ibinyoma, ni ibinyoma bikomoka kuri Satani. Imana iragukunda, kandi no muri izo ngorane zose watejwe na Satani uzabona urukundo rw'Imana, uzabona Imana ikugirira neza, uzabona urwara Imana ihishura indwara, kandi ikorane n'abaganga ukira uburwayi bwawe, kubera yuko Imana igukunda. Imana ifite kugira neza, Imana igumanira abantu imbabazi. Iyi niyo Mana tuje kubabwira, kandi niyo Mana ifite andi makuru ishaka kutugezaho yerekeranye n'ikigomba gukora. Ni mu nyungu zawe. Haleluya. Yeremiya 29:11 iravuga iti nzi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Reka mbinginge, turi gusuzuma Bibiliya, ibyo tuzavuga tuzabivana muri Bibiliya, ariko kubera umwanya muto ntabwo tuzabona uburyo bwo ko mwabifata byose, kandi ubwenge bwanyu nabwo kubera kurya nabi, kubera isi yangiritse, kubera mwishe amategeko y'Imana, ntabwo mubasha kubyibuka byose. Reka mbinginge mujye muzana udukayi n'udukaramu, mujye muzana amakayi n'amakaramu, mwandika aya masomo, mugende muyasubiremo, mwishimire urukundo rw'Imana, mwishimire amakuru Imana ishaka kubagezaho. Abazanye udukayi n'udukaramu, Imana ibaha umugisha cyane. Yeremiya 29:11 nzi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Ni amahoro, ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Haleluya. Imana izi ibyo yibwira izakugirira, no muri ayo makuba yawe irashaka kukugirira neza, no muri izo ngorane ufite irashaka gukemura ibyo bibazo ufite, no muri urwo rushako. Bari kutwigisha ibyigisho by'umuryango, ariko imiryango myinshi ntabwo imeze neza. No muri urwo rushako irashaka gukemura ibibazo mufite, ikabaha umunezero. Haleluya. No muri abo bana bakunaniye, inkuru ituzaniye no kugira ngo yongere kuturema bushyashya, maze yongere kunga ababyeyi n'abana, bongere kumvikana, bongere guhuriza hamwe. Wo ni wo mugambi w'Imana, ni uko ishaka ko dukira, ni uko ishaka ko tuba abantu bashyitse, tuba abanyabwenge, tuba abantu banezerewe. Haleluya. tuba abantu batarwaye, tuba abantu b'umudendezo w'umwidegembyo. Ntazagira umuntu ukuvutsa umwidegembyo kandi Imana yarakuremanye umwidegembyo. Imana ishimwe cyane. Ndabinginga mu izina rya Yesu kugira ngo mwishimire urukundo rw'Imana, kugira ngo munezezwe nuko turabe Imana. Turabe Imana ubugira kabiri. Bwa mbere nuko Imana yaturemye, kandi ubwa kabiri nuko Imana yaducunguye. Mbega umunezero, mbega ukuntu bihimbaye, mbega ukuntu kwitwa ab'Imana ari iby'igiciro gikomeye cyane. Reka mbajyane mu gitabo cya mbere cya Yohana, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Ndasoma
igice cya gatatu nze no kujya mu gice cya kane. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya gatatu umurongo wa mbere. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Haleluya. Nimurwitegereze, nimurutumbere, murwitegereze kandi rubanezeze. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Haleluya. Turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Haleluya. Ntabwo turi abo mu isi, kandi namwe mubishatse mwahinduka abana b'Imana. Yohana aravuga ati nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya, kuko batamenye Imana. Reka mbabwire, kumenya Imana biduhesha guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Izina ryanjye nitwa Habyarimana. Hari umuntu twaba twitiranwa hano? Hari umuntu witwa Habyarimana hano? Abayise urambeshye, wowe ntabwo ariko witwa. Habyarimana nabanje kuryanga, ariko naje kurikunda cyane. Haleluya. Naje kunezezwa nuko ababyeyi banyise Habyarimana. Nabikunze maze gusoma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Cyakora bamwakiriye bose, haleluya, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Maze umurongo ukurikira uravuga ngo abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa ndetse n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Burya rero umuntu wabyawe n'Imana niwe muntu nyakuri. Haleluya. Niwe ufite ubugingo, niwe ufite ibyiringiro by'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, kandi turabifuriza kubyarwa n'Imana. Nuko rero bamaze kubyarwa n'Imana baratangara cyane. Yohana arababwira ati ngaho nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, kandi niko turi. Haleluya. Nicyo gituma batarabyarwa n'Imana batatumenye, kuko nayo ntabwo bayimenye. Murongo wa 2. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo turerekanwa. Nabo mu isi babona dusa nabo, babona turya nkabo, bakabona turasonza, rimwe na rimwe tugahinga bo bakeza, twebwe tukarumbya, bakagira ngo turi bene wabo, ariko ntabwo turi bene wabo. Turi abana b'Imana. Haleluya. Ibyo rero biduhesha yuko hari ibyiringiro by'umugisha dufite, hari uko tuzamera. Uko tuzamera ntabwo kurerekanwa, icyakora icyo tuzi ni iki ngiki, nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Mu Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 twabwiye ngo Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo, ariko kandi yaje kuyitakaza. Ariko amakuru dufite meza nuko tugozongera kugarurirwa ishusho y'Imana, kuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Rwo ni urukundo. Murongo wa 3, murongo wa 3 muce w'umurongo. Kandi ufite ibyo vyizigiro byo kubona Yesu, byo kuzasa na Yesu, yiboneza nk'uko Yesu aboneye. Haleluya. Aritwararika, aza aho Yesu ari kugira ngo amutunganye, amweze, amuvaneho icyaha, amuvaneho ikizinga cyose. Uwo niwe uzasa na Yesu bwazerekanwa. Mana ishimwe. Igice cya 4 umurongo wa 7 turi kugera ku musozo w'ikigwa cyacu. Igice cya 4 umurongo w'7. Bakundwa, dukundane. Haleluya. Turi kuvuga iby'urukundo. Imana yaradukunze. Haleluya. Ubwo Imana yadukunze rero idusaba gukundana. Murongo w'7. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Mwabimenye yuko Imana ari urukundo se? Mwabonye ko urukundo ruva ku Mana? Ko Imana yari yabanje kudukunda. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana,
kandi azi Imana. Murongo w'umunani, udakunda ntazi Imana kuko Imana ni urukundo. Haleluya. Amina. Imana ni urukundo, abayimenye barakundana. Ndagira ngo nongere nibutse abantu bari kuri iyi misozi yuko hano hari abahungu n'abakobwa b'Imana basobanukiwe urukundo rw'Imana bakarumenya, maze rukabahatira, haleluya, rukabahatira kubakunda namwe. Bakaba barazanye inkuru nziza hano kuri uyu musozi kugira ngo mubimenye, mwifatanye natwe gutegereza Kristo ugiye kwerekanwa, kandi ubwo azerekanwa tuzasa nawe. Urwo rukundo rudutera gukundana, haleluya, nirwo rwatumye tubakunda namwe, tukaba twarabazaniye aya makuru, haleluya, cyangwa kugira ngo muzayakire, cyangwa kugira ngo mwumve urwo rukundo. Kandi urwo rukundo ntabwo twarwiremyemo, hoya, ahubwo ni Imana yaruduhaye. Ni urukundo rw'Imana ruri muri twebwe, kandi namwe mwarwakira. Imana ishimwe. Nuko rero tuzakomeza kwiga ibikomeye byo mu ijambo ry'Imana, tureba ukuntu Imana yadukunze, kandi tureba ukuntu idufitiye umugambi mwiza. Harageze yuko hagira icyo Uwiteka akora, kandi icyo kintu igiye gukora ni cyiza. Reka mbabwire, ejo twakiganiriyeho mu nteguro ya saa 5, tubona yuko Yesu Kristo ari hafi kugaruka vuba, ndetse n'ibimenyetso byerekana yuko aje byegereje rwose, biri kugaragara. Abantu benshi bibajije ikibazo, baravuga bati none se niba Imana izaza ikarimbura, barabonye yuko uwo munsi Imana ivuga iti ntimunawifuze, kubera yuko ari umunsi uzaba ari akaga, nzabakina ku mubyimba, niko Imana yavuze ejo. Bakibaza ngo iyo Mana y'urukundo kubera iki izarimbura abantu? Kuki izarimbuza abantu umuriro? Mbese Imana y'urukundo yagenza ityo? Igisubizo ni yego, haleluya. Kandi ibyo nabyo biri mu rukundo rudasanzwe rw'Imana. Nababwiye ngo mujye mufuhira umudendezo wanyu. Imana yatanze umwitegembyo wo guhitamo icyiza n'ikibi. Imana yemera gukiza umunyabyaha, amaze kwitandukanya nayo itegura porogaramu yo kumukiza, ariko ntabwo imukiza ku gahato, haleluya, ahubwo umuntu abihitamo. Amaze kubihitamo agahitamo inzira y'Imana cyangwa agahitamo indi nzira. Turabifuriza guhitamo inzira y'Imana, kubera ko inzira y'Imana niyo nziza. None se bizagenda bite kuba bahisemo inzira y'Imana? Tumaze kubisoma, Yesu niyerekanwa, abo bantu bazasa na Yesu, kandi batumbagirane nawe mu bicu byo mu ijuru, bamusanganire. None se bizagenda bite abahisemo kugumana na Satani? Bazarimbukanwa nawe. Biri mu rukundo rw'Imana, biri mu imbabazi zayo, yuko icyaha kiva mu isi, haleluya. Imana ntabwo izabije kurimbura abantu, kuko yarabacunguye, haleluya. Yohana 3:16 twabibonye. Imana yakunze abari mu isi cyane, ituma umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri porogaramu y'Imana ntabwo harimo kurimbura umuntu, ariko kandi kubera yuko Imana idahata, umuntu agomba kubihitamo akabyizera. Umwizera ahabwa ubugingo buhoraho, ubihisemo ahabwa ubugingo buhoraho. Utabihisemo azapfa burundu, azapfa ajyanye n'icyaha yagundiriye. Imana izabije gutsembaho icyaha na nyiracyo. Nuko rero icyaha nikigumaho, nukomeza kukigundira, uzarimbukana nacyo. Turabifuriza mu izina rya Yesu ngo mwitandukanye n'icyaha, muzaho Kristo ari abakiza icyaha, kugira ngo mutazarimbukana nacyo. Umuntu umwe yatanze icyitegererezo, aribaza ati se dufashe agacuma, hari igicuma kinini cyitwa igisabo, mu Kirundi bacyita gute? Iki? Igitunda? Igikunga. Igikunga ni kimwe mu ndumva batari kubyumvikanaho Abarundi.
igikunga cyangwa se igisabo cya kindi bacundisha amata kinini. Kino gisabo rero mu muco wacu turagikunda nibyo, kandi tugishisha ahantu, tugishyira ahantu kibungabunzwe. Kenshi na kenshi tugishyira mu nguni y'inzu hejuru tukakimanikayo, ku buryo baciye umugani ngo aho ushisha igisabo ntabwo uhatera ibuye. Nibyo, kubera agaciro gifite bigendana n'agaciro duha inka mu mateka yacu, kandi abantu bino bakunda korora, ndumva ibyo babyumva neza. None rero cya gisabo dukunda, cya gikunga kigiyemo igisimba, kandi igisimba twanga cyane, dutinya cyane, cyitwa inzoka. Inzoka murayizi? None se iyi nzoka ko igiye mu gisabo, kandi dukunda igisabo, biragenda bite ngo ino nzoka ive muri iki gisabo? Ntabwo turi businzire, kuko iki gisabo kiri muri iyi nzu cyagiyemo inzoka. Twabigenza gute kugira ngo ino nzoka isohoke mu nzu? Biragenda bite? Mu by'ukuri nta yandi mahitamo ahari. Amahitamo namwe nuko kino gisabo turi bukimene. Nibyo, iki gisabo turi bukimene. Uko rero niko n'Imana ifite ibisabo. Haleluya! Abantu yaremye, ariko umuntu yakiriye icyaha mu bugingo bwe, none arashaka guca burundu icyaha, akarema ijuru rishya n'isi nshya. None se uyu muntu ko yanze kwitandukanya n'icyaha, biragenda bite? Uyu muntu rero ararimbukana n'icyaha. Muri gahunda y'Imana ntabwo arimo ko umunyabyaha arimbuka. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli iratubwira ngo ntabwo nezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo ndifuza ko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye mbi, akihana, akakira Yesu, agakira. Ariko abanyabyaha bamwe baravuga bati oya, twebwe tuzagundira ibyaha byacu, tuzakomeza kuba bwabitanye twica amategeko y'Imana, tuzakomeza twica isabato nubwo twamaze kuyisobanukirwa, tuzakomeza dusambane nubwo tuzi ko gusambana ari icyaha. Maze abantu bakagundira icyaha, bakanga kwitandukanya nacyo. Nuko rero wa muntu wakundaga igisabo cye, ahari yagikosheje agivanye kure, ariko kubera ko yatewe kikaba cyagiyemo n'inzoka, nta kundi kigomba kumeneka. Niko n'umunyabyaha azarimbuka. Ntabwo azarimbuka kubera yuko Imana imwanga, ahubwo Imana yanga icyaha cyane, azarimbukana nacyo rero, nta kundi. Mbese muremera kurimbukanwa n'ibyaha cyangwa muremera gutandukanwa nabyo kugira ngo mwakire Yesu, mwakire ubugingo, mwezwe, mutunganirizwe kuzareba Yesu mu maso? Ngo ufite ibyo byiringiro byo kwifuza ijuru yiboneza nk'uko uwo Yesu aboneye, twabibonye. Imana idufashe cyane dore gutandukana n'icyaha rwose, dore kugendera mu by'Imana isaba, dore kwizera Yesu no kumwakira ngo twakire ubugingo buboneka muri we, tuneshe icyaha mu bugingo bwacu. Uwo niwo mugambi w'Imana. Icyanzinduye muri uyu mugoroba ni ukubabwira urukundo rw'Imana, ni ukubabwira ko Imana yadukunze cyane ikaturema mu ishusho yayo, yifuza ko dukomeza gusa nayo, yifuza ko dukomeza kugirana umushyikirano nayo, yifuza ko tuguma mu munezero. Maze umuntu aza kwitandukanya n'Imana aracumura, ariko Imana itanga ikindi gisubizo, ari cyo Yesu Kristo. Haleluya! Imana itanga Yesu kugira ngo umuntu ubihisemo akava kwa Satani akaza ku Mana, binyuze muri Yesu watanzwe, yongere kugarurirwa ishusho y'Imana muri we, kandi ahabwe ubugingo buhoraho, kandi ahabwe ibyizigiro bizima yuko Yesu ugiye kwerekanwa vuba azasa nawe, akajya kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ndakwifuriza guhitamo neza, ndakwifuriza kuryoherwa n'urukundo rw'Imana. Igihe uzaba uri kurya ujye utezeza ku rukundo rw'Imana. Igihe uryamye ibitotsi byiza bitarimo kirogoya, ukabyuka wongeye gusubizwamo intege, ujye wishimira urwo rukundo rw'Imana. Kandi igihe utekereje ukuntu Yesu yadupfiriye, bijye bigukora ku mutima cyane kugira ngo wishimire urwo rukundo.
Mana idutahuza urwo rukundo, kandi ngo buri wese ku giti cye uko abana n'Imana, uko imwihishurira, uko isubiza amasengesho asenga, uko abona Imana imutabara mu magorwa ye, arushaho kubona Imana ibikora kandi arushaho kwiyegurira burundu. Nibyo mbasabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Amen. Dusenga Imana. Data, turagushimye kubw'urukundo rwawe, maze kutubwira yuko uri urukundo, kandi twararubonye wanyujije kugira neza kwawe imbere yacu. Twari turwaye uradukiza, twakoze impanuka uradutabara, waturindiye amasanganya y'uburyo bwose. Ababyeyi bari bari kubise ubaha kubyara neza, abana babyaye warabakujije, kandi uduhaye no kumva ijambo ryawe. Wiyumviriye iyi misozi kubera yuko hari icyo wenda gukora, uravuga uti ntabwo nagikora ntarabwira abantu banjye bo kuri iyi mitumba. Ushimwe kubw'urwo rukundo bwawe, turakunezerewe cyane. Nuko rero imitima yacu ntabwo ibisobanukiwe neza, uduhe gukomeza kwigishwa na Mwuka Wera ngo adutahuze urwo rukundo, turwumve mu byaremwe, turwumve mu ndya turya, turwumve mu bitotsi dusinzira, turwumve uko tugenda, maze tukwishimire kandi tukwiyegurire. Duhaye amasezerano y'ubugingo buhoraho, kandi tugaye kuri hafi kwimika ubwami bwawe vuba. Nuko uduhe kukwitegura, uduhe kwiboneza nk'uko Yesu aboneye, maze ubwo azerekanwa tuzamusanganire. Tugirire neza, tugushimira iteraniro, kandi tugushimiye ibyigwa bimaze gutambuka. N'ubundi imbere yacu haracyari ibindi byigwa. Dusabiye umwigisha uri bukurikireho kugira ngo ubane nawe. Dusabiye abana bawe kugira ngo uduhe amatwi yo kumva, kandi Mwami kirutaho uduhe kumvira kandi vuba. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.